ntiyamufata nimba yaramubatsikwa basi se ni mwiza ahubwo se wazatumye ni mwiza wazatumye akaza n'ukuri nta kibazo ni mwiza ako reka nkubaze iyo ubona imyaka mfite ari ubwa mbere ngiye mu rukundo nta nubwo uhita ubyumva neza nta nubwo ubikura ngo ubyumve ibaza umuhungu mu buzima bwanjye n'uwagerageza kugira gutya noneho ukuntu uba washyushye twahanga utumye numva nshatse nko kuba simbizi uwo muri uzamubona ariko mana yanjye mbega umuntu agiye kuzansaza sinkira navuganye nawe mana yanjye ifoto ye dore mpora kuri zo numva urukundo rusa n'imisazi mwansenge kuko nanjye uriya wanjye akansubiza koko nagaragusubiza shana bwanansubiza humura ariko njye mba mbibona ko ari vuba ubu ariko ikibazo cyawe urashyushye mu rukundo urashyushye nishaka ko nabyura n'akanya uriya afite aho ategereje nkangeze kandi shana oya ijya ko tubiritse bizaza ibyo yepfo mbona nanashaje muhumure muzabona umugabo umeze nk'uwanjye kuki wanyu bakunda kuki wanyu igitutu ni cyinshi cyane ubu ngubu iribagiza arashaka kwivugana umuntu kabisa arashaka kumurangiza kubera ko ntago ashaka kumva ukundi Rurema ashaka kumubeshya. Ese aya marira azarangira ryari ko iribagiza ahora arira imbere ya Rugema mu maso yiwe, ahora arira ahora aganya, ntago ajya yishima mu maso ya Rugema iyo bari kumwe. Kuva yanywa uriya muti, kuva yashyira uriya muti mu kanwa akamara iminsi 4 asinziriye atarabyuka, ntago na rimwe arongera kureba neza Rugema mu maso, ntago arongera kumureba mu maso ngo yumve yishimye. Ese biraza kugenda gute, biraza kurangira gute ko iribagiza akomeje kotsa igitutu uno mugabo Rugema? Ibingibi byose nibyo dushaka kureba, nibyo dushaka kwinjiramo, niyo episode tugomba kubahereza nk'abakunzi b'inzira y'umusaraba, nk'abafana b'inzira y'umusaraba mwahoze muyireba guhera kera kugeza na n'ubu n'aka kanya kuba tukiri kumwe. Biraza kurangira gute, biraza kumera gute? Ese uyu mugabo araza kumubwiza ukuri, amubwire yuko ari we wishe ababyeyi, cyangwa arakomeza yinangire umutima, cyangwa se arakomeza abiceceke? Ese araza gukurikiza inama za mushiki we ari we Safina akomeza amugira inama nyinshi cyane, amubwira ati wakihannye ukavuga ukuri, ukabwiza ukuri uyu nguyu iribagiza, ntakomeze gutekereza ibintu byinshi cyane, ahubwo akagushyiriramo imiyaga, akakugirira imbabazi, kubera ko ibi ngibi bizakurura umwuka mubi cyane mu gihe azaramuka amenye yuko wamubeshye. Ibi ngibi bizakubera ibibazo, ibi ngibi bizakubera ibyago. Biraza kurangira gute? Ese uyu Rugema araza kumubwiza ukuri cyangwa se ntago ari bumubwize ukuri? So niba rero muri gukurikirana, niba murimo murumva murareba inzira y'umusaraba ino episode, ndashaka yuko mwandika. Ese muri kubona uyu Rugema afite gahunda yo kubwiza iribagiza ukuri? Muri kubona afite gahunda yo kumubwiza ukuri, akamubwira ibyabaye, akamubwira yuko ari we wishe ababyeyi biwe? Muri kubona bino bintu bizashoboka? Muri kubona Rugema yamubwiza ukuri cyangwa ntabwo yamubwiza ukuri? Ndashaka yuko mwandika muri comment, mutubwire kabisa. Gusa uko bigaragara uko ariko kose Rugema afite impungenge, afite ikibazo gikomeye cyane, afite ubwoba bwinshi cyane. Ubwoba bwatangiye kumutaha umutima bitandukanye n'uko mbere byabaga bimeze. Nimutwandikire muri comment mutubwire, ese murabona uyu nguyu Rugema afite gahunda yo kubwiza ukuri iribagiza, cyangwa se azakomeza yicecekere? Ese nakomeza guceceka ibi ngibi bizarangirira hehe? Ninde mugabo uzaza guhamya yuko uyu Rugema ari we wishe ababyeyi ba iribagiza?
ninde uzabikora? Ni ikibazo gikomeye cyane twese twakagombye kwibaza. Ninde uzabihamya? Ninde uzavugisha ukuri? na muzehe cyangwa se dogita wakagombye kuba avugisha ukuri akavuga yuko Rugema ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza, nawe yagiye ku ruhande rwa Rugema ndetse anamuha n'impapuro z'imitungo z'amazu, nawe akaba yishyize yuko Rugema nagurisha ariya mazu kubera ko yamuhaye impapuro nawe azagira ibyo amugenera. Ariko nyamara uno muzehe cyangwa se n'umusaza arimo aribeshya. Rugema aramutse agurishije iriya nzu, agurishije ariya mazu, kugurisha biriya butaka, biriya bibanza byose, ntago uyu musaza yaba akibonye ikintu na kimwe n'iki ngiki, kubera ko mwibuke ko hari Nyirantambara, hari Fabiola, mwibuke ku mitungo, ku mafaranga ni isasu, muraguruka kabisa, bari kwirukankana, baba bafite imyuka myinshi cyane. Sinzi rero niba uyu musaza hari ikintu yazabona ku bigendanye n'imitungo ya Rugema yaba yigurishirije, yaba yihugurije Iribagiza ndetse na musaza wiwe ari we Rurangirwa. Sinzi niba hari ikintu hano bamumarira. Nta kintu bamumarira pe, nta kintu bamumarira. So nimwandike rero mutubwire aho ngaho muri comments, ese muri kubona Rugema afite gahunda yo kubwiza ukuri Iribagiza? Muri kubona afite gahunda yo kubwiza ukuri Iribagiza akamubwira ati uwishe ababyeyi bawe ni uyu nguyu n'uyu nguyu, byagenze gutya na gutya na gutya? Dore yuko Rugema akomeje kuvuga yuko azi uburyo bapfuye, ko azi ko hari umuntu wazanye imbunda akarasa, yazanye pistori arasa imodoka. Papa Iribagiza yari atwaye imodoka, aribeshya ahita aswata aragonga, yagonze igiti, nuko baba barapfuye. Niko we Rugema abivuga. Nyamara ku nkuru dusanzwe twumva ahantu henshi hagiye hatandukanye, nk'uno papa wa Emile uburyo we yagendaga avuga yuko uno Rugema ari we wabarashe umwe kuri umwe, akagenda arasa umwe kuri umwe. Ariko uyu nguyu Rugema we yisobanura avuga yuko ari agisida yabaye, nyamara ntago ari agisida, ni isasu ryavugije ubuhuha, abantu abarabishe baba barapfuye. So muri kumva rero hano hakenewe kuba haza witness cyangwa se umugabo ugaragaza yuko Rugema ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza, mu gihe uno Rugema atabasha kuba yabyemera, cyangwa se reka dutegereze azabyumvishwa nk'imigeri na moto, kwa kundi moto bayihata imigeri myinshi cyane kugira ngo yumve, kugira ngo ivuge. Iyo moto yanze kuvuga uyihata imigeri. Ibyo byose musanzwe mubizi, ngiye muba musanzwe byo mubizi, ariko dukeneye kureba ese biraza kugenda gute, biraza kurangira gute? Rugema araza kwemera abwize ukuri Iribagiza, amubwire yuko ari we wishe ababyeyi be. Ese ubundi abimubwiye ni iki cyaba? Iribagiza we yakora iki? Mwandike muri comment mutubwire, ese Iribagiza we aramutse abimenye yakora iki? Yamwica? Yamurasa? Dore yuko nawe twabonye yuko afite umujinya ukomeye cyane, afite umujinya w'umuranduranzuzi, aba arimo aravuga ati igihe icyo ari cyo cyose nzamenyera umuntu wishe ababyeyi banjye, nta kindi nzamwitura usibye urupfu, usibye gupfa. So muri kumva rero afite ubugome bwinshi cyane, ashaka gukora revenge iteye ubwoba cyane, ashaka kwihorera bimwe bikabije birenze ibitekerezo bya muntu, aho we ndetse na Cyusa baba basabira abantu bishe ababyeyi ba Iribagiza ndetse n'uyu nguyu Rurangirwa bazabakatira rwa burundu, cyangwa se bakaba babica. Dore ko noneho Cyusa we yavuze yuko kubakatira burundu ibyo byonyine bidahagije, kubera ko bazajya basurwa bakabagemurira, nyamara aho ababyeyi ba Iribagiza bari ntago babasura, nta nubwo banabagemurira. Kumva ukuntu aba afite ubugome bwinshi cyane. Uyu nguyu Cyusa afite ubugome bwinshi kabisa.
isimbi. So nanone rero tunabibutsa gukora subscribe. Inshuti muvandimwe, niba uzi ko utakoze subscribe, iki ngiki nicyo gihe ni nako kanya ko kugira ngo ukore subscribe, ubundi ubashe kudukurikirana neza 5 kuri 5. Ikindi usharinge inshuti n'abavandimwe nabo bazi. Umva nimba aramucitsiko. Basi se ni mwiza. ahubwo se wazatumye Ni mwiza. wazatumye akaza nukuri nta kibazo Ni mwiza. ariko reka nkubaze, iyo ubona imyaka mfite ari ubwa mbere ngiye mu rukundo nta nubwo uhita ubyumva neza, we nta nubwo ubikurura ngo ubyumve. Ibaza umuhungu mu buzima bwanjye n'uwagerageza kugira gutya Noneho ukuntu uba njye nawe washyushye. twahanga Utumye numva nshatse nko simbizi. uwo muri zamubona, ariko mana yanjye mbega umungu agiye kuzansaza sinkira navuganye nawe. Mana yanjye ifoto ye dore mpora kuri Zoom, Numva urukundo asa n'ibisazi. Mwansenge kuko nanjye uriya wanjye akansubiza koko. nagaragusubiza Shana ntabwo aransubiza. humura ariko njye mba mbibona ko ari vuba. Ubu Ariko njye ikibazo cyawe urashyushye mu rukundo. Urashyushye Nimba nishaka nawe ko nabyura rero, n'akanya. Uriya afite aho ategereje nkangeze. ese ko Kandi tukugaruke nashaje. Oya ijya ko tutari tubiretse Tukugaruke. bizazi bibye. Yepfo mbona nanashaje. muhumure muzabona umugabo umeze nk'uwanjye, Si kuki wanyu umugabo batanga. bakunda. Kuki wanyu batanga. Alright, ubu ngubu rero Cyura Inyana akaba yemeye gufatanya na Isimbi. Cyura Inyana yemeye gufatanya na Isimbi. Runo rugendo rukomeye cyane Isimbi arimo aranyuramo. Isimbi adafite umuntu umufasha, Isimbi adafite umuntu umwitaho muri kino gihe. Uyu nguyu rero Cyura Inyana akaba amwemereye kuba agiye kumufasha mu buzima bwe bwose, mu buzima busigaye. Ese kuba Cyura Inyana agiye kumufasha bigiye gutanga iki ku buzima bwa Isimbi? Isimbi agiye kumera gute? Agiye kuba yakitabwaho na Cyura Inyana mu buhe buryo? Bigiye kugenda gute? Ese Cyura Inyana ko agiye kujya ku ruhande rwa Isimbi, ntago azongera kujya ku ruhande rwa Iribagiza? So nimwandike muri komenti mutubwire, ese mwebwe murabitekereza gute? Murabyumva gute kuba Isimbi Cyura Inyana agiye kujya mu ruhande rwiwe? Cyura Inyana birashoboka yuko agiye guhita ava kuri Iribagiza akigira kuri Isimbi. Ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba, ibi ngibi byose nibyo dushaka kumenya, kubera ko uno Cyura Inyana afashe umwanzuro ukaze, bitewe n'amateka yari afitanye na Iribagiza n'uburyo yagendaga amukunda avuga yuko ari umwana we. Bije kugaragara yuko noneho agiye ku ruhande rwa Isimbi. Biragaragara yuko uyu nguyu Cyura Inyana mu gihe amaze arimo araganira na Rugema amubwira ati amube hafi, biragaragara yuko Cyura Inyana arangije kujya ku ruhande rwa Rugema. Nanone na Isimbi nawe akabona ni ngombwa, akavuga ati rero ntabwo najya ku ruhande rw'abantu bamwe ngo mbogamire kuri umwe undi mwihorere kandi bose bari mu ruhande rumwe. Ni nayo mpamvu rero ashobora kuba afashe uyu mwanzuro. So nimwandike muri comment mutubwire, ese uyu nguyu Cyura Inyana araza kuhita areka Iribagiza cyangwa se ntago ari buze kuhita amureka? Nimwandike muri comment mutubwire uburyo murimo murabyumva, uburyo murimo murabitekereza. Gusa hano ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ko uyu nguyu Iribagiza abantu baba barimo baragenda bamucikaho, bamushiraho, kubera ko uyu nguyu Cyura Inyana mu kuba yafata umwanzuro wo kujya ku ruhande rwa Isimbi, Iribagiza akamwihorera. Mwibuke ko neza uyu nguyu Cyura Inyana umwanzuro afashe n'umwana we ahita awufata ari we Kanyana. Cyura Inyana umwanzuro afashe umwana we ni itegeko, nawe ngo uwo mwanzuro ahite awakira, ngo uwo mwanzuro ahite awufata. So reka dutegereze rero turebe biraza kugenda gute, biraza kurangira gute ahangaha kwa Cyura Inyana. Ni ikibazo twese twakibaza, turi benshi cyane twakibaza kabisa, kubera ko ubuzima bwa Iribagiza burimo buragenda bujya aharindimuka, burimo buragenda bujya ahantu habi. Sinzi uburyo nabivuga cyangwa se sinzi uburyo nabyita, gusa akangaka nta kumiro, nta gahumamunwa kuri Iribagiza. So
mu gihe rero n'ubundi Iribagiza yari ategereje yuko ubukwe bwiwe buba, ngira ngo hashize iminsi Iribagiza afashe umwanzuro wo kujya gushaka ababyeyi be, kujya gushaka inshuti z'ababyeyi biwe, zo gushaka abandi bantu bo mu muryango wiwe, kubera ko bose ntago abazi, ntago aramenya ngo bamwe na bamwe baherereye hehe, bari mu bihe bice, kubera ko ntago yapfa gukora ubukwe nta wundi muntu uhari wo mu muryango cyangwa se w'inshuti y'umuryango. Iki ngiki rero nicyo kintu arimo arirukankamo cyane. So hari abantu rero bakomeje kuvuga, bakomeje kutubaza uyu nguyu Rurangirwa, bavuga ati se Rurangirwa ari hehe kataza ngo atabare Iribagiza? Rurangirwa ari hehe kataza ngo akundane na Sylvie? Ubu ngubu ntago yatangiye kumubura, ntago yatangiye kumutekereza kuba hashize iminsi batabonana. Hano rero twabamenyesha yuko Rurangirwa ubu ngubu nawe yagiye gukurikirana, yagiye kureba famiye yiwe yindi ngari, kubera ko iriya ntabwo ariyo famiye gusa bafite we na Iribagiza, kuba ari babiri ntabwo ariyo famiye yonyine, ntabwo ariko kuvuga ko aribo bantu bonyine basigaye cyangwa se barokotse nyuma y'uko ababyeyi babo bapfa babarasa. Hari n'abandi bantu bagiye basigara, niyo mpamvu rero bashaka kubijyamo neza barebe kugira ngo ubukwe bwa Iribagiza buzabe bufite n'abantu babutahana. Hano murabizi kamema, kubera iki se iyo ugiye gukora ubukwe wifata ugatanga itangazo cyangwa se ugakora invitation, utanga itangazo cyangwa se ugakora invitation ukagenda uzihereza abantu bakamenya yuko ufite ubukwe. Abo bantu rero ubwira nta bandi aba ari inshuti za hafi zo mu muryango. Kamwe murumvikana, ntabwo wajya kubwira abantu utazi cyangwa se mubonanye bwa mbere mu buzima bwa mbere, uba ugomba kubwira abantu b'inshuti y'umuryango cyangwa se mwari musanzwe muziranye guhera kera. Gusa mwibuke ko iki ngiki ni ikibazo cy'ingorabahizi cy'imbaturamugabo. Mwibuke ko Iribagiza kuva yakuriye mu buzima bwo kwa Rugema, ntago azi inshuti ze za kera bari baturanye, ntago azi inshuti z'umuryango n'abandi benshi. Umuntu ufite amakuru neza byimbitse ushobora no gutumira abantu benshi cyane bagataha ubukwe bwa Iribagiza ni uyu nguyu Dr. cyangwa se uno musaza ari we papa wa Emile. Niwe ushobora kuba yafasha Iribagiza mu kuba yashaka abandi bantu bose basigaye, baba ari inshuti za Iribagiza, z'ababyeyi ba Iribagiza cyangwa se uyu nguyu Rurangirwa, ndetse n'abandi bantu ba hafi bari abaturanyi. Aba bantu bose bashobora kuba ari bo bantu bashobora kubonwa, bashobora kuvumburwa mu gihe uyu nguyu Dr. afashe umwanzuro wo gutera inkunga Iribagiza ndetse n'uyu nguyu Rurangirwa, kugira ngo barebe uburyo bakemura kino kibazo cyo gushaka abantu benshi cyane. So iki ngiki ni ikibazo nanone cyari gihangayikishije uno Iribagiza, kugira ngo ubukwe bwiwe bukomeze kuba bwajya ku murongo, kubera ko ntabwo yakora ubukwe ngo abwikorane anabwitahane, ntabwo byakunda. Ntabwo yakora ubukwe ngo kwa kundi abantu bicara mu bihande bibiri, ku gihande cy'umugabo n'igihande cy'umukobwa, ngo uzabone ku gihande cy'umukobwa nta muntu uriyo, ugasanga hariyo Rurangirwa wenyine. Ibi bintu byaba bibabaje, ibintu byaba bibabaje. Natwe tujye dutekereza neza, tujye dutekereza kabiri. Ibi bintu ntabwo byaba pe, binabaye ntabwo byaba biri fair, ntabwo byaba biri fair. So reka dutegereze rero turebe hano umwanzuro ugiye kuvamo cyangwa se ugiye gufatwa kuba Iribagiza yajya gushaka abandi bantu bo muri famiye. Nacyo kintu rero kirimo kiratinza ubukwe cyangwa se kirimo kiradindiza ubukwe kuba butahita buba. So rero turashaka mwandike muri comment aho ngaho mutubwire, ese muri kubona Iribagiza araza kubona inshuti n'abavandimwe b'ababyeyi biwe kugira ngo abashe kuba nawe yabatumira baze mu bukwe, cyangwa se bizarangira buno bukwe butashywe n'abantu bo mu muryango wa Cyusa gusa, abo mu muryango wa Iribagiza bo ntabwo bazahagera? Turashaka mwandike muri comment mutubwire, se muri kubona ko bizakunda cyangwa se bizashoboka yuko Iribagiza abona abandi bantu bataha buno bukwe?
bizaba ari ikibazo, kizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu dukeneye inyunganizi zanyu, ibitekerezo byanyu, kubera ko iyo turimo turakora ino filime tuba tugomba no kugendera ku bitekerezo by'abandi bantu benshi cyane bagiye batandukanye. Baca umugani ngo umutwe umwe wifashishije gusara, umutwe umwe wigira inama yo gusara, ntago wigira inama yo kwikura mu kibazo. Iyo uri umwe utekereza ibintu by'umuntu umwe nyine. Uzarebe iyo korali iri kuririmba iba ifite imbaraga nyinshi cyane kurusha uko umuntu umwe yaririmba. Barasakuza cyane bikagera kure, ariko iyo umuntu umwe agerageje gusakuza cyangwa se kuririmba birangira asaraye, kubera ko ijwi rye aba ashaka kurigeza kure ahantu hadashoboka. Ariko iyo muri benshi umva nimba hari amatsiko basi se ni mwiza, ahubwo se wazatumye ni mwiza, wazatumye akaza nukuri nta kibazo. ni mwiza. ariko reka nkubaze, iyo ubona imyaka mfite ari ubwa mbere ngiye mu rukundo, nta nubwo uhita ubyumva neza, we nta nubwo ubikurura ngo ubyumve. Ibaza umuhungu mu buzima bwanjye n'uwagerageza kugira gutya, noneho ukuntu uba njye nawe washyushye twahanga, utumye numva nshatse nko simbizi uwo muri zamubona. ariko mana yanjye mbega umungu agiye kuzansaza sinkira navuganye nawe. mana yanjye ifoto ye dore mpora kuri Zoom, numva urukundo rusa n'imisazi. mwansenge kuko nanjye uriya wanjye akansubiza koko nagaragusubiza shana ntabwo aransubiza. humura ariko njye mba mbibona ko ari vuba. ubu ariko ikibazo cyawe urashyushye mu rukundo, urashyushye nishaka ko nagira n'akanya uriya afite aho ategereje nkangeze. oya ijya ko tubiretse bizazi ibyo. Yepfo mbona nanashaje. muhumure muzabona umugabo umeze nk'uwanjye. Si kuki wanyu bakunda kuki wanyu Alright, Isimbi we ntago yoroshye. Ubu ngubu akaba afashe umwanzuro ko atazongera kuvugisha uyu nguyu Cyusa habe na rimwe, habe mu buzima bwe, kubera ko yamubabaje inshuro nyinshi cyane. Yaramushenguye, yatumye umutima we udatuza, yatumye umutima we udatekana. Ibi ngibi rero byose ni ingaruka zo kuba Cyusa ataritaye kuri Isimbi, zo kuba yaramwamaganiye kure, amubwira yuko uriya mwana atari uwe, amubwira yuko adashobora kubana nawe mu buzima. Ariko biragaragara kandi birumvikana, Isimbi nawe akeneye urukundo, akeneye kwitabwaho, akeneye umuntu umugirira impuhwe, akeneye umuntu umugirira imbabazi, kubera ko nawe arashaka yuko ubuzima bwiwe bugenda neza, bwaba ari ubuzima bwe cyangwa se ubw'umwana we, dore ko agiye kwibaruka. So rero Isimbi we akaba avuze yuko atazongera gukundana na Cyusa, cyangwa se azongera kumusaba urukundo, n'ubundi byose ko ari iby'ubusa, n'ubundi nta kintu na kimwe yigeze amumarira, nta kintu na kimwe yigeze amuha, yaba ari ukugira ngo iribagiza atwite. Ubundi murabizi urugendo rwo gutwita, murabizi ko umubyeyi aba ameze, aba akeneye utubuto, aba akeneye utuntu tw'intungamubiri kugira ngo umwana uri mu nda yiwe azabashe kuba yakura neza, azabashe kuba yavuka neza. Nk'umubyeyi uba ukeneye amaraso mu mubiri, uba ukeneye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Murabizi ko rero uno Isimbi nta hantu yari afite akura amafaranga, yaba ari kwa Nyiranambara, yaba ahantu hose, yaba nta muntu n'uyu n'umwe yari afite umwitaho usibye uwamuteye inda ari we Cyusa. Ntago rero Cyusa yigeze amusapotinga mu buryo bujyanye na finance, cyangwa se kumuha amafaranga kugira ngo abashe kuba yakita kuri ibyo ngibyo byose yari akeneye. Ikindi uyu nguyu Cyusa ntago yigeze yita kuri Isimbi ku bijyanye no kuba yamuhora hafi nk'umugabo babyaranye, kuba yagira ikintu amubwira cy'uko wenda amukunda, cy'uko wenda amuba hafi, amuhora hafi kandi abamutekereza, kugira ngo ibyo byose bibashe kuba byamwunganira mu buzima bwe. Urabizi iyo ufite umuntu nk'uwo nguwo ukuba hafi no mu gihe watwite yaraguteye inda, bigutera
bigutera akanyamuneza, bigutera akanyabugabo. Ibintu byose ukora ubikora ufite umunezero, ubikora wishimye. Ibyo ngibyo rero ntago Isimbi yigeze abihabwa, ntago Isimbi yigeze abibona, ahubwo we yabaga arimo aratotezwa, yabaga arimo aravugishwa nabi. Ni ukuvuga ngo Cyusa uyu nguyu yabaga we arimo aramutoteza. So ibyo bintu byose rero nibyo bitumye Isimbi afata umwanzuro wo kuvuga ati njyewe nta kintu na kimwe nzongera kukubaza, ese biraherera hehe, reka turore biraza kugenda gute. Ese uyu nguyu Isimbi umwanzuro afashe ntago uzamwafekita, ntago uzatuma yicuza, ntago uzamu